hanyuma ibindi nzabikubaza uri kandi hagataho uretse gato naribagirwa urumva naga abantu bose bareba stati zanjye aribo badukurikira ku Isimbi ndabizi neza ko ku Isimbi ho abantu benshi babasha kumbona wa muntu we ahantu uri kumbona nkaba naragucumuje cyangwa narakugerageje cyangwa narakoze ibintu ntubyishimire rwose umbabarire pe naba nkuzi naba ntakuzi uyu munsi ku cyumweru umbabarire. Akabazo kanyuma ibindi nzabikubaza ari kumwe n'umushumba kugira ngo umenye neza koko niba warize hari ukubatizwa hari no kuba warize uzi ibintu ugiyemo cyane rwose n'imirongo ndayifite. Nuwe murongo uyu munsi uri kugendera tumye nko kubaza oya ya Bibiliya ukuntu rutayisere Yesaya 41:10 kugeza kuri 10 ufite Bibiliya hari ikibazo se wowe barayituramburira nta kibazo. Yesaya 41 umurongo wa 10 kugeza ku murongo nk'uwa 14 haravuga ngo ntago wereka badusomere haravuga ngo iki ariko se ubu nabatijwe na Bibiliya nimise nyishyira mu twese dayine cyangwa se abugerageje pe ariko nibura aricyo uwo murongo koko nindufite nga wunsomere. Aha soma twumve Yesaya 41 umurongo wa 10 haranditse kugeza kuri 14 haranditse ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe kuko ndi Imana yawe nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware muri coma abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka abakugisha impaka ngo ntabwo nabatijwe ngo ni plank uzabashaka ubabure reka da kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho kuko ngewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire ni witinya ndagutabaye. Umva reka nkubwize ukuri nuko ngewe nyine abari ibi bintu ngo bya social media ngo nibiki ariko ngewe uneretse imbere ukavuga ngo twigishe ko nababwirara uzatwigisha ejo nzajya nza oya uzatwigisha ejo witinya ndi kumwe nande nawe bagira ikintu ubwira abantu muhuje akazi hari abastar hari abantu bafite amazina aremereye ariko badashyira Imana imbere mu buzima bwabo. Abantu duhuje akazi bashobora kwibaza ngo kubera ko Brian ngo nkora ijoro nkora muri club ngo none se ngibyo ugiye kubireka ibyo bintu reka nkubwize ukuri udakora ntakarye sibyo no mu rusengero ikintu nakundiye mu rusengero rwacu batwigisha gukora ntago niba Imana ikubwiye ngo nzaguha imodoka ntago ivuze ngo ugende uryame mu buriri imodoka izaza gize mu buriri oya ugomba gutera intambwe imwe ijambo ry'Imana rivuga ngo tera intambwe imwe izindi 99 ntago mbizi nzazitera ngusa ariko se muri Katolike mwiga ibiki nubwo wenda nanjye ntago byi none se gutangiye kuncumurira ariko nukuri gira message abastar abastar benshi ntago musenga benshi ntago baha Imana umwanya kandi ndabizi neza yuko buri muntu wese yageze mu kibazo nta muntu n'uyu numwe yageze mu kibazo utibuka gusenga nta muntu numwe yageze mu kibazo atibuka gusenga arasenga ariko Imana yamara kumusubiza ntabwo ashobora gutanga icya 10 ntashobora gutanga ituro ry'ishimwe ibyo nyine abayumva ngo aba bafite nyine imyumvire ngo ndayatanga se iki wenda nta nubwo ashobora no kureka kutayatanga mu rusengero wenda ngajye no gukora ibikorwa byiza ariko ikintu cyo nababwira nta kintu cyiza nko kuba ufite Imana uri n'umustar nta kintu kiryoshye nkabyo nta kintu kiryoshye nko kuba uri umustar ufite Imana ikwemera no mwisi bakwemera nta bintu ubu wemewe mwisi no mwije ubu ni ukuvuga ngo ndumva nabyimbye mwisi no mwijuru mwisi muranyemera kuko nago nangwa n'abantu bose kandi giyemeje ko nako abantu bankunda ni benshi kurusha abanyanga noneho rero ubwo nukuvuga ngo niba mwisi bankunda no mwijuru bakaba bankunda nubwo nakifira nuko reka dusoze nagenda ameze neza Brian mu munsi mwiza Nyagasana kugirire neza kandi ugire ibirori byiza